ari gusakuza abana aho hantu nuko abana bumva ba Wagenda ucara winjire. Genda bagucisha ari winjire wowe. Oya ntabwo tugukubita. Oya ngo ratamuta amasa yo kujya mu rwa yageze. Goyevugo. Ginurebo vugo. Bite sheri. Ngo cyari yanyuze musuhuza. Sebereke bose bahita binjira bagateza akavuyo hano. Wagize ubwoba? Ngo ngwino nyine. Ibintu barateza akavuyo hano baragusubira ngo nuko binjira. Bakomeze maze. Ariko ndabona ndewe. Komeza mbaze ngende no gusoma hano kugira ngo mbasubize bano bantu tubiteho nyine tubite. Akubajije se. Nihe mpano udafite bifuza kugira mu buzima bwawe? Impano yo kubeshya. Nayo ugira? Nayo ngira se. Oh my goodness. Bidabeshya. Hano rero hari abantu ndajya nzamura nabo baze tuganire nyine tuganireho mbahe iminota mike tugende namwe nyine tuganira nyine tubiryoshye biryohe biryohe kabisa. Ese imaze imbaga kwerereye nawe kugenda ivu ntabwo ari kwitegura. Uja wanjye urasa ibintu byo kuvuga. Iriya nuzira bara iko Christelle kandi ari kukumbu ndabimo abiza Mexico none se yamaze kubitegura ubwira Mwamaye gift mwabantu mwe nanjye kabisa orasese arambye ngo nitumuvuga ntabwo tukuvuga mawuja urasetsa kandi urashimisha agashimisha umuntu ushaka kubahuza gushaka kuri TikTok kuri platform ya TikTok mubwira nyandikire Sabro ndakunda cyane wamaye namba zawe n'umwe wakimashyikira watweretse uwo muntu uri iruhande rwawe uyu muntu ntago akunda kujya kuri kamera agira isoni yamana ndakwemera pe bitatu uretse gato nyine mbanze mbaho umwanya ndaje mwawe mbaze buri tatu yose uri ku mubiri wawe uyifitiye ubusobanuro n'impamvu wayishyizeho niba bihari tubwire birahari ariko nyine ugiye uzibona nzi ko nambaye umupira ariko iyi ngiyi nyine ni inyenyeri se soza ikivuze hano hari igiti kazana hano mu rugo hano hari ururabo sawa umuhungu wanjye bita Remedy Kongwe uramuzi Remedy uramuzi nawe usaranze Sara kumenya uko aretse waretse nkakuvugisha mu kanya my favorite artist ndagufana byatanje mbonye gukopeze se mbaza nzi ko rero kiri kumbaza Remedy n'umuhanzi uri kumva
nyarwanda uririmba indirimbo nziza bamwita Kongwe ujye kuri YouTube namwe muri hano mujye kuri YouTube mu supporting umuhungu wanjye kabisa. Okay, bagiye mubaze baza. Okay, mbwira wankundi iki? Ndagukunda iki? Ngataye ngiri kize cyo nakize. Okay. Wibuke ko ndi live. Ndabizi. Ahubwo nawe. Wibuke ko ndi live. Umukino nagukundiye. Umukino nagukundiye. Nagukundiye. Ye rero twarahuye mbonura inzozi z'umugore wanjye. Okay. Nifuza nyine ko dukundana mbonura byemeye. Abati wa. Nyine ntabwo nagiye muri byinshi. Nyine nuko narakurebye mbona uwaba umugore nyine wagira umugore yakugira. Ya. Ntungira we. None se uramukunda cyane ku buryo umubuze wakumubuza ikintu cy'ingenzi mubuze nabambuze imbaraga, hari imbaraga naba ntakaje kandi z'ingenzi kugira ngo izindi zikore. Abyumvishije uranyuze? Okay, so mu buzima busanzwe n'icyo ukunda gukora. Kandi nanjye icyo kibazo nabifite umubazo. Nyuma y'umuziki n'icyo ukunda gukora mu buzima? Nanjye nkubaze se wankundiye iki? Nanjye reka gikubaze. Shobora gukopesha ntabwo igenda wari kumbaza. Ntabwo wabikubajije? Ariko mana uramaze se amabaza mubaze? Baza. Mami. Gukora iki mu buzima? Nyuma y'umuziki nkunda kuba nabisubije ariko ibyo bintu ndakuba ndi kumwe n'umugore wanjye. Kumva? Mubaze ikindi kibazo. Uba wumva uretse gukora umuziki wakora n'abapasiteri? Ntabwo wabishobora. Ariko Imana ya niko nyine namaze gufata inzira y'imiziki ariko nyine iyo inyuma numvaga nzaba pasiteri. Faizo mbaza umugore wanjye ngo urashaka kumureba kende tudimwe vaje zamura ese ubona umuziki wagutunga nta kindi ukora? Yego, ariko bitewe na level ukoramo na level uriho na standard nyine yahure. Ntabwo watangira ukora umuziki ngo ugutunge, urabanza nyine ukawubaka nawe ukaba akazi gafatika. Ikindi hari abantu bazi ngo wakora umuziki gutyo. Umuziki ni nk'izindi business zose, ni ibishoro kandi igishoro kiri hejuru. Uriya ni igishoro kiri hejuru cyane. Ni ikihe kintu urumva ni iki uha agaciro cyane mu nshuti zawe? Kinuma agaciro mu nshuti zanjye nuko aba afite iki cyerekezo. Ntabwo wana n'inshuti idafite reka
tukabana umwaka nkabona ntuva aho uri mu buryo bumwe cyangwa ubundi biba bigoye ko twakomerezanya. ninde muntu mu mateka bisanisha nawe mu buzima bwawe? Serious? nawe pe ndisa urisa pe nari zari ujyona papa wawe. papa wanjye nuko duhuje imico nyine nuko ariwe maraso nkomokaho, ariwe ubuzima bwanjye, ariwe wampaye ku buzima. ni irihe kosa utazibagirwa wakoze mu bwana bwawe? gukunda umuntu atankunda nibyo kosa ntazongera gukora. Okay. irihe bara ukunda mu buzima bwawe? irihe kara? nkunda umukara n'umweru, ibintu byose birenze, ibara ryose rirenze, ibara ryose narikunda bitewe n'icyo iryo bara ririho. kumva icyo kintu namara ndi kugusubiza. ni iki kintu se cyakubabaje mu buzima bwawe ukumva urihebye cyane? ikintu cyambabaje nkumva ndihebye. mva gusanga sinigiki gusanga umuntu hari igihe bisaba iki kugira ngo umuntu abe inshuti yawe? bisaba iki kugira ngo umuntu abe inshuti yanjye? cya mbere cyo ni uko uba woherejwe n'Imana. Imana ihita ikwereka nyine uburyo kigomba kuntwara bikakorohera kumufata. ni uko njye ntacyo nitaho, icyo nkora ni ukukureka. ubu intambwe zawe nizo ntabwo nagushonesha, ntabwo nakwibira ibanga. namusubiza icyo kintu nakubwiye. iki kintu cyakubabaje ukumva urihebye cyane? nta kintu cyambabaje ngo numve ndihebye pe, ntacyo mami. wifuza kuba iki mu buzima bwawe? ndifuza kuba umuntu udasanzwe, umuntu udasanganywe ibyiza nyine. ndashaka nyine umuntu udasanzwe. reka ngusubize. umuntu nyine udasanzwe mami. umuntu nyine mwiza, intangarugero zibyo. okay twagiye. uramutse upfuye ukagaruka ku isi wakifuza kugaruka uri uwuhe muntu cyangwa uri ikihe kintu? nabwira Imana ngo biriya bizamini byo ziragiye nshishamo mu buzima bikureho, mbeho nta kintangira, nta kintu na kimwe kintangira pe, nyine mbohokewe. wagaruka se uri ikintu cy'abagaruka uri umuntu wagaruka kuza wagaruka mbe umuntu pe. aho navukiye wambyaye ariko igakuraho inzitizi, nyine inzitizi ziri kuzumva nkawureba nkabona. mbwira ijambo ukunda gukoresha mu buzima bwawe. ni ayahe magambo cyangwa interuro ukunda gukoresha mu buzima bwawe? aya magambo ukunda gukoresha mu buzima bwawe cyangwa interuro, nyine ijambo ukunda gukoresha cyane mu buzima bwawe. nyine uri kumva icyo kintu cyangwa uri kubyumva cyangwa ngo ariko mana we cyangwa ngo nyine utuntu wowe narayahabiri atarimo sinzi niba uri kumva icyo kintu. iri nyine mbwira andi magambo abiri atari mu byo muvuze. andi magambo abiri ukunda gukoresha cyangwa rimwe? sinzi niba uri kunyumva. sinzi niba uri kunyumva. sinzi niba uri kumva icyo kintu.
umuntu witwa Emi twiganye se nuwaye twiganye hehe wa Emi we I love you too. Hari umunani witwa Fabrice. Ngo ndi kukumva pe kandi ndakuvuga baza kuko ibindi ntabwo nabikoze ati ndabikoza turi twenyine sibyo mbaza nka kimwe mu byo ari kumbaza turi twenyine ariko nta nubwo naga reka mbikubaza ntabwo ari neza ese ndi umuntu wifuza kugumana nawe mu buzima bwawe umugore wanjye y'abandi bose bagiye mubaze ntabwo ninde muntu wakubabaje mu buzima bwawe ukagera aho wumva warira kuma warira aho ukagira nkarira umuntu wambabaje ni umuntu nibeshye amwibeshye aranzonga oh my god niba hari umuntu wambabaje mu buzima bwanjye ni umuteterwa w'umu ex wanjye yaranzonze yarambabaje ankoresha amakosa ariko icyo kintu yarambabaje ankoresha amakosa utuka kuri nyina nubwo yankoresheje abagoza ndagera ndamubwira ngo ndamukunda yarongera